Nongeye kubasuhuza mwe mwese haba uri mu Rwanda hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Aka kanya rero inkuru itugezeho cyangwa se inkuru yatumye abantu benshi, abanyarwanda benshi batekereza byinshi cyangwa bibaza byinshi, ni ku nkuru y'umukobwa witwa Ishimwe Vestine, akaba ari umuhanzi kandi umuhanzi wari ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, na n'ubu ngubu nyine twavuga ngo arakunzwe, ariko nyine benshi batangiye kuvuga ko kariyeri ye cyangwa se izina ry'ubuhanzi rigiye kuba ryajya hasi cyangwa se ryacogora bitewe n'uburyo ki bamufatagamo. Byinshi muri video ni mu kanya, ariko mbere y'uko ngiye icyo mvuga abanza kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ukanda handitse inzogera kugira ngo notification zankugezaho zose zijye zikugereraho ku gihe. Yego, ni kuwa tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2025 ubwo Vestina cyangwa se Ishimwe Vestina yavaga mu murenge we n'umugabo we. Gusa kuri ngubu benshi ikibazo bari kwibaza ku buryo ki Vestina yaba yashakanye n'umugabo ngo umuruta cyangwa se umugabo umukubyemo imyaka, dore ko ngo umugabo amurusha imyaka 20 yose y'amavuko. Gusa bamwe na bamwe bagenda bavuga ko burya ngo imyaka atari ishaka, ariko nyine benshi bakomeje kwibaza, ese ni ukubera iki uyu mwana yihuse? Ese ko yari agifite kariyeri nziza yo kuba yaba mu buhanzi? Ese niki cyamuteye kugira ngo afate umwanzuro nk'uyu nguyu? Benshi babyibajijeho, gusa ku buryo mbese ibi bijya kuba, Emirene yari yavuze ko ngo ibi atari byo, anatangaza ko ibi byose ngo ari ibihuha barimo baravuga. Ariko nyine murabizi ko abo nyine amakuru agomba gushakwa, cyangwa se buri umwe wese murabibona neza ko aya mafoto nubwo atagaragara neza, ni amafoto yo muri gatushe, nyine ni mu buryo bwo kugira nyine ngo tubahe ibimenyetso bifatika ko yaba yashatse cyangwa se yaba yarongowe, kuri ubu ngubu atakiri umukobwa, yamaze kuba umudamu. Gusa nyine benshi batangiye kuba bavuga ibihuha byinshi bigiye bitandukanye, bagira bati Vestina impamvu ashatse bitunguranye, mu bigaragara ashobora kuba atwite, kuko ntabwo byumvikana ku buryo ki yahita yihutira gushaka kandi yakiri umwana mutoya, yari agifite imyaka yo kuba atahita ashaka, biri aho ngaho. Benshi bati comment, baduha message zigiye zitandukanye batubwira ati uyu mwana ataye kariyeri ye, uyu mwana arihuse, uyu mwana arahubutse. Abasore bamwe namwe bakagira bati twari tuzi ko rwose uyu mwana tuzamutsindira, ariko nyine ngo ntago urukundo rutegeka, urukundo ngo rurishakira, ntago urukundo waruhatiriza. Gusa bivugwa ko ngo uyu munyaburkina Faso, dore ko adashatse n'umunyarwanda, ashatse umugabo wo muri Burkina Faso, bavuga ko uyu mugabo ngo yaba afite amafaranga ku rwego ruri hejuru cyane, afite umutungo ufatika. Ni nacyo cyatumye umuryango wa Vestina cyangwa se umuryango we ufata iya mbere kumushyingira uyu mukobwa wabo. Gusa nyine bimwe na bamwe byabashimishije, abandi birababaza bitewe n'uburyo ki nyine kariyeri ye itakaye, cyangwa se bagira bati ubuhanzi bwe bugiye gusubira inyuma cyangwa se anabuhagarike burundu. Gusa nyine twishimiye ko Vestina yaba yateye indi ntambwe, akava ku ntambwe yari ariho akajya ku yindi ntambwe. Tumwifuriza kuzagira urugo rwiza kandi azagire urugo ruhire. Wakoze gukomeza kudukurikira, ibuka ukora subscribe ku muntu utarayikoze, comment mu bitekerezo by'uko wifuza ko nazajya